niko ndabona wambitswe n'impeta akose muri ubundi wabaye neza Vincent arakwemeje ageze nta kwambika impeta mbese bitwaye iki ni byiza iranakubereye ni shayira kubereye pe kubereye si byiza se nyine imbere niba ari sawa ushaka kuba wenda Vincent ari umwana ase muri ibyo wavuze byose wari bikuye ku mutima ubwo urumva nawe bikuye ku mutima koko ese kubera iki ubundi utajya mwifuriza ibintu byiza ngewe uriya mugabo agiye mwifuriza ibyiza mwebwe se abifuriza ikihe cyiza babizi kuri byose byanjye abizi ko ngiye kurira shuwa ese muri ko ndiba wisukisha bino bisuko ntabwo uzaga ku ishuri maze ntabwo nagiyeyo kubera minerivare banyirukaniye minerivare ese muri kuko minerivare ubundi yatumye utajya ku ishuri yego none se bino bisuko wisukishije basi ugenda ugatangamo amafaranga wenda ukiga nk'icyumweru byari kugutwara iki kwisukisha wabonaga byihutirwa ako giho kubera ko wowe usa neza urumva byoroshye kubona ari kuzana biriya bisuko byasaga kuriya uzi ukuntu nasaga nagombaga gusa neza none se muri kubizi ko ujya unyemera nawe nguhane sibyo kubizi ko ejo muri navuye mu rugo mu makanga ko nta kintu gihari mu rugo wabonaga gufata amafaranga ukagenda ukajya gusukisha isuku uzi ko mu rugo nta kintu gihari uzi ko utari kujya ku ishuri koko urumva wambaniye urumva wambereye inshuti nzima giho nakubwiye ngo nagombaga gusa neza byibura wowe ufite umuntu ubigukorera wese ko wahinduye ko washyizeho verine ntabwo njyewe wowe nta kindi kintu ayo mafaranga wayakoresha washyirishijeho verine kubera ko utajya wemera ko nkubwira ko ubizi ko kuva kera twagiranaga inama kuki uri kugenda uhinduka ni ukubera iki none se kuba nashyizeho verine njyewe iyi ngiyi ntabirenze ariko mu gihe njyewe wumva ko tukiri inshuti ugomba kumva nkajya nguhana sibyo kuko nawe urabizi ko ujya umpana byabaye ngombwa ubwo si ubucuti bwanjye nawe bwagushingiye kuki erega impamvu uri kuvuga gutyo ni uko ufite ubigukorera udafite Vincent nawe noneho yaranakumenyereje kwikorera ibyo bintu byose reba ukuntu uba ukeye ariko njye utuntu duke utu dusuko tutanahenze ubuse amafaranga nasukisha utu tuntu niyo uvugana ku ishuri ariko wayishyura n'icyumweru kimwe ukiga nta kibazo ese reka mbanze nkubaze ikindi wigize ubona nsiba kujya ku ishuri n'umunsi warimo ngo nuko urabera minerivare usibye cyagiye nabyutse numva ntameze neza kubera impamvu wenda runaka z'umubiri runaka wenda mbwira umunsi n'uyu wigize ubona nsiba kujya ku ishuri najyaga bakanyirukana ngataha noneho wowe nta n'umuntu ukuzi wenda yego turabakene ariko wowe ntabwo bakuzi ikibazo cyo kutatanga minerivare cyane bikabije nkanjye bakagumye kujya ujyayo bakakwirukana ukajyayo ntabwo ari ngombwa ngo uhite ufata umwanzuro ubu se bino bisuko kutazabisubiza ku ishuri noneho bizagenda gute nubona minerivare wo kujyayo bizasaba ko sikura bino bisuko byibura nzaba narafashe igihe nsa neza muri reka nkubwire ndikumva njyewe uri kundenga ubu uri kumva ukeneye gusa neza waretse tukabanza tukiga ukiri gushyira imbere gusa neza kuva gutyo nagukosoye nagukosoye pe muri njyewe ntabwo ndi gupinganwa nawe sibyo ndi kubona wagira ngo uri mwihangane kuba wankosoye ni byiza pe uri kumva njyewe ntabwo izo gahunda nzirimo njyewe uri kumva use neza use nabi njye ndi kureba kugira ngo twige turangize kwiga harabura igihe gitoya ibi byose tuzabikora dukora n'amafaranga twishyurira twebwe ubwacu uri kumva kubera iki wumva ko ibyo wabishyize imbere y'amasomo giho ndabyumva ariko nawe ushyire mu cyimbo cyanjye sibyo ndi umwana w'umukobwa mba nkeneye gusa neza abantu bakabona ko nsa neza ariko ishyire mu cyimbo cyanjye ibaze kuba usa gutyo ngiye inshuti yawe ukanyifuriza ko nsa nabi uzi ko utankunda reba ukuntu uba usa neza ubizi ukuntu twaruhanye kuva mu bwana ubizi ko nanjye mba nkeneye gusa neza ukifata ugasa neza gutya ngewe nagira n'utuntu tworoheje nk'utu ngutu ngize amahirwe Imana imfashije tukaba turiho warangiza ugatangira ubigize intambara ntabwo mbigize intambara muri nyumva neza kumva ndi kugira ngo tubanze dusoze kwiga
noneho ibi ngibi byose uri kwifuza wowe uzabigeraho bitewe no kubera wize none se nucikiriza amashuri none bizagenda gute mbabariye ukareka tugashyira amasomo imbere ibindi bintu ko bizazanyuma wanyumvishe ko wowe ko ibyo bintu bikuriho utarindire ko usoza kwiga ariko njyewe ntago ninjye ubyikorera ukumva njyewe ni Vincent ubinkorera njyewe urabizi ko ibyo ngibyo nta nubwo nabonera umwanya wenda nayabonye yashyiraho umutwe wa 500 icyo cyo birumvikana ariko ntago nafata ibingi ngo mbikore nzi ko ntishyuye mbere bari ku ishuri ibyo kusa nabo narikora sibyo ahubwo wowe wakagombye kugenda niyo wakutanga makeya ukiga icyo cyumweru kimwe ubundi ubuzima bugakomeza rero siko byari bigutwaye iki wajya umenya ko turi abana b'abakene turi imfubye muri nubwo wowe ufite umubyeyi umwe ariko urabizi ubuzima tubayemo uri kumva nawe nta kintu dutandukaniyeho mama uramuzi nta kazi agira ntashoboye gukora kubera iki ko kiri kwitwara gutyo muri ubona nkwanga none se uragira ngo mbigenze gute nabisutse nyine nta kintu nabihinduraho base nyemera ko wakoze ikosa irihe kosa ryo gufata amafaranga ugasuka ibisuko uzi ko ku ishuri utishyuye ukirirwa ugenda muri karitsiye ubu se nk'ubu ngubu ko twize isomo rishyashya ubu ngubu bizagenda gute cyo kuze kuza basi wenda nkunyuriremo sibyo ariko nizere ko ibyo bintu rwose ugomba kujya ku ishuri niba byanga ku ishuri nyine ubwo nuko niwe uzaba wikoreye amakosa ni akazi kawe ariko muri ibyo reka nguhane sibyo twakuze ungira inama nanjye nkakugira inama ariko ndi kubona kugenda utakinyumva sinzi impamvu umaze kundenga nyine muri make ntago cyumva inama zawe njyewe cyakoze unteye agahinda pe muri unteye agahinda keke ntago nanzi ko ufite ubwenge bumeze gutyo umuntu nkawe uzi ubuzima tuba tumeze tubwirirwa tukanaburara urabizi nawe ukuntu ibintu bimeze aho uboneye udufaranga utagiye ngo unganire mama wawe utange ku ishuri wige uri gusuka wowe nasoni uri gushyira imbere gusa neza wenda nakoze amakosa ariko ntago wagira kuri kuvuga ngo nguteye agahinda kuba nsa neza gutya nguteye agahinda unteye agahinda pe dore nanjye nagize amahirwe ngura agasaha ntera ikirenge mu cyawe ndi gusa neza nkawe ese ko nubajya ngo uri mwihangana nago ndi mwihangana erega jya umenya kuri mugenzi wanjye ugomba gusa neza nanjye nkasa neza nukuvuga ngo noneho njyewe urabizi ko mbikorerwa nubona nambaye isaha uzayamba nubona nsutsuke nubona nambaye nawe wambaye kubera iki iterambere ryanjye wakumva ko ari agahinda kawe kucyumva ko nguteye agahinda ubaye iki mwana ubaye iki mbwira bigenze bite mbwira mwana wawe ubaye iki mbwira ikibazo ugize ni ikihe mama Gihozo tukajya gukora ubukwe nsigaye ngiye twarakuranye umuntu se kuba agiye gukora ubukwe ni ikibazo cyangwa ubwo ari kwishima nk'umwana mwakuranye nyine ko agize amahirwe akagiye gukora ubukwe ariko mama ibyo ni ibyo ubwo buri kuvuga uzi ko utankunda njyewe umwana wawe nibyo ngibyo wagakwiye kumbwira ndagukunda mwana wawe ariko ndumva wagombaga kwishima ko mushiki wawe nawe agiye kubona umugabo nyine nawe ukishima nawe ejo uzabona uwawe ariko mama reba twatabanye akunda Gihozo turakurana turigana mu bukene bwose twabaga turi kumwe ariko abonye umugabo mbere yanjye Gihozo yabaye inzobe Gihozo arabyibushye reba ibintu byose Gihozo afite nawe uzabona uwawe mwana watuza kandi wihangane ufite kuzabona uwawe reba mama ntabwo ibintu uri kumbwira ndi kubyumva uyihangane mwana wa ihangane nawe humura uzabona uwawe ariko mama ngiye byuru ntabwo ndi kubyumva ni gute umuntu mukona buri kimwe cyose ibintu byose dufashanya ariko abona umugabo ngewe nsigare mwese urumva byagenda gute ako mama ubonye ukuntu Gihozo asigaye asa ndabibona arasa neza mwana wanjye ariko nta nubwo akurusha ubwizerega none se niba atandusha ubwiza ni ukubera iki ariwe wahisemo kubaho neza kuri yakundusha ni igihe cye nawe ejo uzabona uwawe humura mwana wa humura tuza kandi ukomere nawe uzabona uwawe ihangane mwana ntabwo nabyemera Gihozo ntabwo yagenda kuriya ngo nsigare uragira ngo tubigenze ute ntabwo nabyemera ngo Gihozo yagenda ngo nsigare mama ubundi wowe umfashije iki ihangane nawe uzabona uwawe mugabo kandi nawe azaba agukunda ihangane ntabwo byashoboka
ntabwo byashoboka ntabwo byumva mama ntabwo mbyumva n'utabyumva uragira ngo bigende ariko mama uzi ukuntu aba yiriye anyereka impeta anyereka isaha anyereka none na botike n'ibiki uzi ibintu Gihozo afite byose arabifite ariko nawe tuza nawe uzabona ibyawe mama ntabwo kwihangana kongeye gushoboka ihangana utuze nawe uzabona ibyawe uzabona nawe umuntu ugukunda bikugezeho nyine yagize amahirwe atomboye umuntu umukura muri buriya buzima bw'ubukene nawe uzabona uwawe sibyo mwana wa mwana we cyangwa mama nanjye uzajya ushaka ibintu ungurire nambare ungurire make-up ungurire ibintu byinshi wenda Gihozo nanjye namera nkawe uzabishaka nta kibazo umura tuzi uzabona tuza wihangane tuza mwana we tuza nawe uzabibona ihangane umva rero mwana wanjye urumva ushaka ko twabigenza gute mama twakora igishoboka cyose ariko Gihozo ihangane utuze nawe biriya byose uzabibona sibyo mwana wa mama tuzakora igishoboka cyose Gihozo ntazagende ngo ubane na Vincent nicyo ushaka yego nicyo ushaka ko atamujyana yego tuza nzabigufasha yego yego uzabikora koko nzabikora ko mbona utishimye kandi waguriye capati Giho nshaka kubwira pe ariko sinishobora kandi capati uguze mu by'ukuri sinazishakaga senti ariko nanasika Teta kubera iki ufite icyo kibazo kuva mu rugo nkubwira ngo mbwira ikibazo ufite kugira n'ubu ngubu ngeze n'ubwo capati urabyanga ufite icyo kibazo ikibazo gikomeye ase rikamubaza Giho kuko uburi inshuti kuko na Mulisa yego ese sobizi Mulisa ni inshuti yanjye kuva kera urabizi imiryango yacu nuko tudafite ababyeyi ariko nyine twifata nk'umuryango twebwe ubwacu turi inshuti n'iwabo sibyo urabizi Mulisa twarakoranye urabizi Mulisa no ngira inama nkamugira inama niwe muntu twasangiraga akantu kose n'udupera n'uduki twose ariko mba none se Mulisa umufite ikihe kibazo ku buryo uvuga ngo nta inshuti yanjye ndabyumva mwarakoranye pe ariko Mulisa njye amagambo mbwira numva mutari inshuti oya reka nkubwire Mulisa inshuti yanjye ntukamugire ikibazo n'ikimenyimenyi n'indamuka mbonye akazi Mulisa tuzakorana nawe nabona akazi Mulisa tuzakorana
gute se ubwo munsi kumugiraho ikibazo njye ndumva nta kibazo kiwe muri sape ubwo gihe nawe wambwira amagambo ameze gutyo kuko nkakubwira ikintu ukamera nkaho utacyumvishe ndi murumuna wawe reka ndi kukumva ariko nuko uri kumbwira abantu by'amafuti nasi kugira ngo Mulisa n'umwana mwiza ngiye no kumbwira Mulisa urabizi Teta ndagukunda umuntu uvuze Mulisa nabi abambwiye nabi kimwe n'umuntu umbwiye nabi ababwiye Mulisa nabi sinzi impamvu ntabwo ndi gufata ibintu ngo numve impamvu uri kuvuga ngo Mulisa umufite iki kibazo Mulisa se hari ikibazo dufitanye na kimwe ariko jewe nuko utari kunyumva nuko utakemera ko nkubwira ibintu Mulisa iyo duhuye mu nzira mbwira jewe birambabaza Teta mbabarira rwose urabizi ndagukunda uzongeye kuvuga Mulisa nabi urabizi rwose Imana mbabarira rwose sinshaka no kongera kubyumva ahubwo icyo kiganiro tukihorere twikomereza ibyacu twiganire bisanzwe ariko Mulisa muvane mu gahunda zacu ati cyo tugiye ku ishuri Teta reka mubwire sobizi ko nkuruta sobizi ko nakugira inama Mulisa ngende umuntu ubasha kumenya Mulisa ntabwo yakugirira nabi sibyo wenda ibyo bakubwira wenda simbizi byari byo ariko nta mutima mubi ndabivugana sibyo ni umwana mwiza mu buzima busanzwe urabizi twarakuranye urabizi dusangiye utuntu twose muri make Mulisa umva ni umwera 100%. Sege uwa koko uretse kubeshya wazashishoze wowe ukareba. Nese ndashishoze iki twirirwa na buri munsi. Wenda kereka ari umuntu tubonana nka rimwe mu kwezi aho wenda birashoboka. Twirirwa na buri munsi 24 ku 28. Uramwunza ashishoze gute? Ubu ndo umwana utazi umuntu uko kunyanga. Ese Mulisa ibintu byose yadukore subize ko yibaga n'ibiryo iwabo ndabana atetse akatuzana tukara turi. Mama wenda yahize. Mbona Mulisa ntazi kwameze. Mbona kwifuriza ibyiza. Ko mubona. Teta ntabwo sindi kibazo ufite ntago ari gusa sibyo byatumye utajya capati. Mulisa ntuzanye kumuvuga nabi tuza wenda ikindi nari nzi ko ari ikindi kibazo cyo ntago ari ikibazo abone n'igisubizo. Ntuzanye kumuvuga nabi nkubikire cyangwa nkubikire. Ariko nizere kutazanya kuvuga Mulisa nabi sibyo? Mulisa n'umwana mwiza pe 100% byumve. Ndabyumva ariko shonje ntago ndamwizera nkawe. None se wangu yatugaburiye gakeya. Ariko yabonaga ijana katugura usuze ko agize ko tugura amakara tugiye kubura. Nose katubwira ngo tukwizere Vincent 100%. Wowe kucyumwizera 100%. Njewe nose ibyo ngibyo ko yabikubwira hari igihe badufitiye igishika nk'umuntu inshuti yacu rega sibyo? Hari igihe badufitiye igishika nk'umuntu wacu reka tuje gushobora gukomera kandi ntuzongere kugira ikibazo kuri Mulisa. Mulisa ni Mulisa buriya ni nk'Imana yazanye uzi kugira ngo uzabane inshuti mukurana mugasazana tukagira umurugero tugezemo kuri kino gihe biragoye cyane ukuri kw'Imana. Mulisa ntuzongere kumugiraho ikibazo ntuzongere no kibazo sibyo ndaje nkugure n'akaji kuko nkabaje ari kumbabarire oya nta kibazo uriga nawe uri umwana kandi turakundana urabizi usigaye usa neza nawe urakeye ngewe se ariko yishimye. Ayo wangu ukomanga mutane wako muri boutique nta muntu ukomanga. Ntago wakomanga muri boutique. Makuru se. Ni meza. Murakomeye iwanyu. Turakomeye. Nako biteye fresher nkaho ufite ikiro ugiye kujyamura. Yego. None ndasa neza. Shambo kuri. Yego. Kiragaragara pe. Shani bisanzwe nta kintu gishya giteganyijwe. Nese makuru y'imesi. Neza. Uziko umaze iminsi ucana ukagira ngo uyu muryango ntuwibuka. Shari giye mba nihuta ako nta mutima mubi. Amakuru y'umugore wanjye se. Ameze neza. Kwari wikanze warizeho ninde? Urumva iyo titre ntago ndayifata mu mutwe niyo mpamvu sorry. Aryo ubwo ataraba umugore bavuga ngo iki? Ako banze byari kunyuraho imbaza ngo amakuru ya Gihozo ahari. Nyine abinkubajije. Okay, amakuru ya sheri wanjye. Okay. Nta kandi kantu wajya uvuga katari sheri. Arega mujye munyigisha. Se nawe ujya ungora. Yeah. Wagira ngo ari ikintu ushaka kunyumvamo kandi ntacyo pe. Ntacyo. Nyine ushobora no kumbwira ukambwira uti iyo umuntu ari kumwe n'umukunzi we swati yitwara gutya kubera ko amasaha menshi n'iminsi myinshi nyimaramo hano muri boutique. Nyine no gutereta gikomanda.
nakubaza se wiriwe ute urakomeye ari nkukumbuye bikarangira amagambo akaba ukuntu arashize byumva ubwo nabibwira Gihozo kuko njye ntabwo nzi ko abahungu bakagombye kwitwara ariko wenda umukobwa wenda aho birashoboka. none se uwawe yakuri imbere yitwara ate? Aya ni ibanga wamukopeye. So impamvu nari nguhamagaye nashakaga numvaga nshaka gutuma Yego. kandi uzi kumva ngo ndagusuzuguye. Oya nta kibazo. hari igihe umuntu ahamagara umuntu ngwino mutume umuntu akavuga ngo ansuzuguye gahunda cyangwa wari ufite indi gahunda wari ugiye kugeza. Nubwo nafite indi gahunda ntabwo nabura iyo minota mike yo kuntumamo. Impamvu nembe kubaje nagize ngo byibutse niba hari indi gahunda ufite ku buryo wayijyamo wahindura ukanyura ariko ibaye ntayo byaterwa n'igihe byantwara kuko untuma byaterwa n'igihe aya nashaka gutuma kwa Gihozo. Nta kibazo. ndashaka guhakubiza akamavuta ukamushyirira utundi tuntu. naho se ntabwo tujya tubona umwanya wo kuva aha ngaha neza. utaha nzahugurira akantu cyangwa kugira ngo utagira ngo utumiye ubusa nguha akabiswi. Nta kibazo nta kibazo meze neza. Ntabwo ari ngombwa. ngiye guha n'akabiswi nawe ukagenda ukarya mu nzira. umumere amafaranga. umubwire ko hari ibyo yari yambwiye akeneye kuza kugura mubwire naza kumuhana make azi kumuhamagara. Yego. harya gukende ni iki kiri gisigaye no icyo wamuteganyirije umumpera ibintu numara kugera umubwira amuhamagara tuvugana. Nta kibazo. Ndabikora. ko nayo ndamukumbuye. Nta kibazo. cyangwa se umubwirire nimba afite umwanya wo kugira amuhamagare ubwo nsanga hano kuri butike mwereka aho tujyana nimba namujyana nk'ahantu agafata akantu ko kurya se ko kunywa. Akenshi hariyo usanga umuntu hari utuntu akeneye ariko ufata nk'umuntu akeneye nk'inyama ntabwo ndazicuruza. Yego. ariko ari n'utundi ndaza kutumubwira. Thank you. Nta kibazo ndabimugezaho. Wakoze. Sawa. Ntuyateshyira mu mufuka. Umuntu ungana nkanjye nata amafaranga. Iyo nuko nyine wenda muri iki kinyejana nta muntu ugita amafaranga. Akareka ntabwo nata amafaranga. Ndabikora. Sawa urakoze kandi Imana iguhe umugisha. Sawa nari nagukumbuye ariko nyine ndakubonye birabaye. Ubu urese ushira. Urukumbuzi rurashize. Birabaye nasi ko nshaka kukubona nakubonye nyine. Urakoze. Nawe. Cyangwa umva hari ikintu ushaka kumbwira. Oya nta kindi. Ariko mana ndi icucu bingana iki ku buryo nabijyana. Mana koko ni gute natandukanye bari abantu ko mbona bagenda bansiga. Reba twe no kubona amavuta yo guteka ni ikibazo. None ngo mbijyane.
sisho tutuntu tudusimbuza utundi aya ubaye uretse ibintu byo ntabwo biragerwa si bimaraho igihe kingana ibyumweru bingahe ibyumweru ntabyumweru ntabyo n'igihe kinini amezi nk'atanu wenda cyangwa ane kandi bimazeho nk'ukwezi n'igice ubwo hasigaye cyari byiza ngo tuzabimara mbabariza ayi no nyine ubwo hasigaye kingana gute hasigaye nk'amezi nk'abiri aracyari kare so ibintu nahaye muri sa nkuzanire yarabizanye Mulisa yego oya ntabwo nigezamo kuki ntibigeze so yaciye ku kazi hariya kubera ko urabizi ko waranguye amavuta yashize muhereza akabido k'amavuta muhereza n'amafaranga 10,000 ngo abikuzanire ntaza kubana make umbwire Mulisa ese nigute mbwira ko utabitakugezeho oya nabyo nabonye pe oya pe sure nta mavuta yagize agera hano nta mafaranga nabonye ryari se wabikoze ryari ese ko ushaka kubivuga nk'aho ari kera ibintu namuhaye ejo shaka rwose nabyo yagejeje ahangaha ntabwo ugizemo umugabo wasenga mbwira sinzi ubwo ngubwo nyine basanga wenda ari buze kuza kundeba naribe kandi yarambwira ko agiye guhita anyura hano akabiguha akakubona gukomeza ariko sheri ejo hari umunyeshuri twigana nagiye kureba hari ikayi nari ndi kumutira nyine amasomo nashakaga kwigamo nyine urumva ndakeka wenda birashoboka ko wenda ashobora kuba yaraje wenda akambura niko mbiketse ariko katubifate gutyo wenda ko yaje akambura ari buze kubizana nta kibazo aho gushyirira katubike ibyo ngibyo kamubaze akanitsubize mbwije ukuri tujya kameze gate aricara mu neza by'ukuri wereka nshira bicana bwari bumeze neza sure mu by'ukuri sheri uheruka kujya gusura papa wawe ryari ubwo se aho ngaho harimo igisubizo ugomba kwiyumvira nyine nsubiza ntabwo ndagiye na rimwe kumva se ubwo nta kibazo kindi gihari nta kibazo mfite ndetse kubera icyo utajya gusura papa wawe habaye iki mbwira ikintu gituma wicara ugatuza ukumva ntabwo byumvikana nsobanura sheri please oya oya papa yakoze iriya mistake nkiri muto sibyo nakuze numva ntashaka kumubona na ngomiyi uyu mwanya no kuba baramufunze burundu bamufunze igihe gitoya keretse nimba nyuma ya burundu hari ikindi kintu bakamuhaye cyangwa n'ikindi gikurikiyeho so rero hanyuma ukumva ibyo ngibyo ariyo mpamvu ituma utajya gusura umubyeyi wawe reka nkubwize ukuri rero iyo shusho ihora ikubunga mu mutwe wawe mu maso yawe ihora ikuzamo buri munsi ndakubwiza ukuri jya kugura urufunguzo kugira ngo ukire kugira ngo ukire ibyo bintu byose bikuzungamo biguhoramo buri munsi niko ugomba kujya kwa papa wawe ibyo kandi ndabikubwiye nk'umukunzi wawe ntabwo nkwanga sinkwanga kandi urabizi ko ntakuroha ntabwo nzajyayo kubera icyo utajya unyumva niba unkunda koko nk'uko ubivuga ndakumva ariko ibyo ndakumva ariko njye ntabwo mvuga ngo ndakumva ku buryo ushobora kumbwira ngo njyewe ntabwo nshobora kumva ku buryo ushobora kumbwira ngo nimfate intambwe ya mbere ngo njye kureba papa muri gereza basi reka nzaguherekeza ariko mbabarira ndashaka kuruhura umutwaro uhora wikoreye sibyo kuba papa wawe uhora umubona mu ishusho mbi ni uko utari wajya kumuranga muganire uyu mutwaro nzanawuvana mbese ubwo nabandi kuruhira iki niba ugomba gupfana umutwaro nk'uwo nguwo kandi aricyo mbereyeho urumva njye naba nkumariye iki mbabarira ngo uruhure basi ugende wegere papa wawe muganire ubashe kumwumva nk'umubyeyi wawe nabashe kumva nk'umwana muzabasha gutuza mwembi kuko nawe hari nta mahoro afite ndabizi nise zansobanurira iki nicyo zansobanurira njyewe yarishe mama mureba ikiri inyuma y'ibyo ngibyo zaba ugiye kumbwira n'iki yakoze amakosa nyine ntabwo mvuze ko atakoze amakosa ntabwo murengeye
ariko ndashaka kukurengera wowe ku giti cyawe sheri nyumva wowe ubwawe ndi kurebaho kubera iki wumva ko ugomba guhorana ikimungu ku mutima kikumunga umutima kubera iki waruhutse ukuruhura ni papa wawe genda umurebe utera intambwe icyo kuba umugabo bivuga ntabwo kuba umugabo ari ukwambara ipantaro ngo ugende ni ukuba intwari sheri please basi nyumva sinakunda no nanjye ndagukunda ngo basi nyumva rero intwari ujya kura papa wawe sibyo abasha kuganiriza kuruhukira umutima utera intambwe ugeyo umugabo sibyo cyari ibintu uvuga arimo nabyumva ariko mva ko umutima wanjye bingoye ese wowe basi ari njyewe wakora iki nta kigoranye kirimo nta kigusabye ari wowe wambaye umwenda wanjye ukambara umubiri wanjye akaba ari wowe byabaye byose ureba wakora iki wansezeranyije ko nta kintu nzongera kugusaba ngo ukinyime mu buzima ugifite urabyibuka ko wansezeranyije urabyibuka ko wansezeranyije ko uzanira akababaro n'agahinda n'igisubizo none kuki ndi kugusaba ukahakunyumva hari ubwo nkubwiye ngo ugende umanura indege mu kirere basi kandi ibyo bintu ndabigoranye ntayimanura hanyuma ndikubwira ibyoroheje ubu ngubu gufata imodoka n'itike ukagenda hanyuma ibyo ngibyo numva ari byo washobora